turakwitabye karamenya gasani ko duhamagaye ku neza yawe ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda ije kudukiza kuri uyu wa kane w'icyumweru cya kabiri cya Pasika tariki ya mbere Gicurasi 2025. Kuri uyu munsi duhimbazaho nanone Mutagatifu Yozefu urugero rw'abakozi. Ndakwifuriza gukora neza ibyo ushinzwe kugira Nyagasani ajya asanga buri gihe uri indahemuka. Isomo rya mbere tujye kuzirikana turarisanga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa umutwe wa 5:27 kugeza ku 33. Umutegeka w'abarinzi b'ingoro azana intumwa abahagarika imbere y'inama nkuru. Umuherezabitambo mukuru arababaza ati, twari twarabihanangirije dukomeje kutazongera kwigisha mwitwaje iryo zina, none dore Yerusalemu yose mwayujujemo inyigisho zanyu. Murashaka rero kuduhamya amaraso y'uwo muntu? Petero n'izindi ntumwa barabasubiza bati, tugomba kumvira Imana kuruta abantu. Imana y'abasokuruza bacu yazuye Yezu uwo mwishe mumumanitse ku giti. Niwe Imana yakurishije ububasha bwayo ngo abe umutegetsi n'umukiza kugira ngo aronkere Isiraheli kwisubiraho niyo barirwa ry'ibyaha. Turabagabo bo kubihamya, twe na Roho Mutagatifu Imana yahaye abayumvira. Bo ngo babyumve umujinya urabasya maze batekereza kubica. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 34. Umunyabyago yaratabaje, Uhoraho aramwumva. Nzashimira Uhoraho igihe cyose, ibisingizo bizahora ubudahwema mu munwa wanjye. Nimushishoze maze mwumve ukuntu Uhoraho anogera umutima, hahirwa umuntu abereye ubuhungiro. Uhoraho ashyamira n'abagira nabi kugira ngo azimanganye ku isi icyatuma babibuka. Intungane ziratabaza Uhoraho akazumva maze akazikiza amagorwa yazo yose. Uhoraho aba hafi afite umutima washengutse, akaramira afite umutima wihebye. Intungane igira ibyago byinshi ariko buri gihe Uhoraho akabikiza. Umunyabyago yaratabaje, Uhoraho aramwumva. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu yanditswe na Yohani umutwe wa 3:31 kugeza ku 36. Muri icyo gihe Yezu akomeza guhamya yimwerekeyeho agira ati, uzaturutse hejuru abasumba bose, naho uzaturutse mu isi abari uw'isi kandi avuga iby'isi. Uzaturutse mu ijuru azasumba byose, ahamya ibyo yabonye n'ibyo yumvise, nyamara nta muntu n'umwe wakira ibyo ahamya. Uwakira ibyo ahamya aba yemeza ko Imana ari nyakuri. Uw'Imana yatumye avuga amagambo y'Imana, kuko Imana itamuha roho wayo imugerera. Imana Data ikunda Mwana kandi ibintu byose yabishyize mu maboko ye. Uwemera Mwana agira ubugingo bw'iteka, uwanga kwemera Mwana ntazagira ubugingo, ahubwo uburakari bw'Imana bumuhoraho. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bayoboke b'Imana nimugira amahoro. Dutangiye kuri itariki ya mbere z'ukwezi kwa 5, dutangiye ukwezi bita ukwezi kwa Bikira Mariya. Ndakwifuriza kuzahura na Bikira Mariya ndetse muzaganire bikomeye, uzamwiyambaze kandi nawe azarushaho kukuvuganira. Turiyambaza kuri itariki nanone Yozefu Mutagatifu, aho tuzirikana uburyo yabaye urugero rw'abakozi. Bityo nawe nanjye ntugasuzuguye umurimo tujye dukorera Imana. Amasomo twateguriwe kuri iyi tariki ya mbere nifuza ko yaza gufasha cyane cyane gukora no kunoza cyane cyane imigirire yawe byerekeye no kwemera. Turazirikana uburyo Imana idukunda. Abihaye Imana basezerana imigenzo 3. Umugenzo wa mbere ni ukumvira, l'obéissance. Uwa kabiri ubumanzi, la chasteté. Uwa gatatu ni ubukene, gukenera Imana ubuzima bwa buri munsi. Muri iyo migenzo ko ari 3, abahanga bemeza ko urutindi kurenza indi yose nawe wahita wibwira, utekereje wasanga atari wo. Bemeza ko ufite umwe indi yose ihitiza, umugenzo wo kumvira. Kubera ko nyine akenshi kumvira, iyo wumviye ushobora no kwitwararika bigakunda, navugaga ku mubiri ndetse no kuri roho, ukawagira ubusugi cyangwa ubumanzi. Iyo wumvira biterwa n'uwo wumvira uwo ari we, hanyuma na bwa bukene ukabasha kubamo bitewe n'uwo wumvira. Rero ikibazo ntabwo tugishyira kuzi no migenzo, ahubwo turareba ngo hari uwo twumvira ninde. Amasomo kizacu dutegwe rero ajye gutuganisha cyane cyane kuri uwo mugenzo wa mbere wo kumvira, l'obéissance. Kubera ko iyo wumviye biterwa naho ndi wumviye ugera heza kandi bikagenda neza. Iyo wumviye patro wawe akujyana aho ashaka kandi ukagerayo. Iyo wumviye umuntu mubana cyangwa undi muntu akujyana aho ashaka nyine bikagenda uko ashaka.
n'umugenzo wo kumvira nanone ugenda mu kumvira mu byiza gusa, kuko akenshi hari igihe umuntu agutegeka, ari umutegetsi wawe, ari umuntu ugukoresha, ariko ugishyira mu bushishozi harya ahari kunshora ni mu ishoramari, ni mu bushorishori bw'ijuru, cyangwa ari kunshora mu gishanga kandi byaba. Nuko rero mukumvira buri gihe ujye uvuga uti harya ahari kunganisha harakwiye, nawe ugenda ushyira mu bushishozi, ntukamire bungura ibyo baguhaye, ahubwo ujye ushyira mu bushishozi uti harya ubu ibyo shefu ari kuntegeka birakwiye. Ngiye incamake y'uno munsi ihiniye muri uwo mugenzo wo kumvira, ubwo n'intumwa tugiye kumva uburyo zafashe icyemezo, bari kugenda bazishora mu gishanga, ati ntimwongere kuvugira iryo zina ryawe, ntimwongere kwamamaza Imana, ntimwongere. Ariko intumwa ziraza gutanga umwanzuro mu isomo ryawe ko twabizirikanye mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, bati tugomba kumvira Imana kuruta abantu. Amen, amen, amen. Ese nawe ushobora guhagarara nk'intumwa ya Kristo ko aho uri ugahagarara ku maguru yombi uti ndumvira Imana? Iyo hajemo amagorwa, ibibazo, uburwayi bwaburiwe umuti, ibibazo byaburiwe ibisubizo, aho ntabwo ujya udohoka ukumvira amagendu, ukumvira biracika, ukumvira umupfumu, ukumvira wa wundi ugushora mu ngeso mbi, wa wundi ugutuma kujya kwica, nuko bikarangira wumviye abantu batubwira ntabwo ari ba bandi batuyobora, kuko umuyobozi bundi ahobye kuyobora abantu ahantu heza. Ariko nanone twibuke ko hari abayobozi bavangiwe mu babyeyi mwe, ushobora kukuganisha ahantu habi, agakuyobora ikuzimu, akagushora mu ngeso mbi, agakujyana nyine mu ishoramari, igashora agakugezaho neza, agakugeza igashora, akaba aragushoye, akagushumurira sekibi. Aho se ufite ubwenge bwo kugira ngo ujye nawe uvuga nkizi n'umuti, umva warunjyanye mu ngeso mbi, muyobozi ndagushimiye, wampaye akazi, wangiriye neza, ariko kuri iyo ngingo zakumva ejo, nuko ukagenda ufindura, utegura imitego yose wa muyobozi w'umutegetsi wawe agiye gutega, ntagukangisha akazi, ntagukangisha imirimo, ntagukangisha nagosha, nawe ugashyiramo ubwenge, kumvira Imana kuruta abantu. Ivanjiri uno munsi turasoza ikiganiro cya Yezu na Nikodemo, aho Yezu ari guhugura Nikodemo. Twibuke ukuntu Nikodemo yaje ngo hari nijoro kubera gutinya Abayahudi, kuko hari umutegetsi ukomeye, ariko ijoro rigatwibutsa rya joro ry'icyaha, icuraburindi tuba turimo, cyaha tuba turimo. Yezu akagenda twigisha kugira ngo tuve mu icuraburindi, Yezu akagenda twigisha kugira ngo tuve mu bupagani. Ariko abantu benshi bagumye mu bupagani, bagakora ku manywa nyine nk'Abayahudi bose basanzwe, abategetsi b'Abafarisayo bose basanzwe, ariko turi mu icuraburindi. Nikodemo rero Yezu turamva ikiganiro gisozwa nuko Imana ijye kumukura mu icuraburindi. Birashoboka ko Nikodemo, kuko nta muntu ushobora guhura na Yezu ngo atamara amasa, birashoboka ko byaje kurangira yemeye ko agiye kubatizwa, kuko nawe ushobora kwicarana na Yezu ngo ntuve wahindutse, nawe ushobora kuganira na Yezu ngo ubure guhinduka, ntibishoboka. nawe ushobora kujya mu kiliziya ngo uvure kuva wahindutse, kiretse uri ibiti bibisi. Kandi wowe nanjye ntabwo turi ibiti bibisi, turumvira. Ni ngombwa rero kwicara tukumvira Nyagasani. Iri somo rero riratubwira uburyo umuntu wumvira birangira akize. Kumvira biganisha hehe? Ku mukiro. Kumvira biganisha kumva, kumvira biganisha ku mukiro. Yezu asoza abwira Nikodemo ati uwemera mwana wese agira ubugingo bw'iteka, uwanga kwemera mwana ntazagira ubugingo, ahubwo uburakari bw'Imana bumuhoraho. Amen, amen, amen. Muvyeyi, urumva itandukanyizo riri hagati y'uwumvira abantu n'uwumvira Imana, uburyo birangira? Kwemera umwana w'Imana, kumvira Yezu Kristo. Yezu Kristo yaje hano umunsi kugira ngo atuyobore inzira y'ijuru. Muyobozi, mutegetsi, abo ushinzwe ubayobora hehe? Wasanga uhitamo gukurikira ibyifuzo by'umubiri wawe, amategeko yawe, ukayobora ahantu ushaka, ukabayobora ikuzimu, ukabayobora mu nzira ushaka, bikaza kurangira bya bindi byawe umuyobozi nyine utayobora, uyobya abantu. Ese uri mu bayobozi bayobora abantu cyangwa uri mu bayobozi bayobya abantu? Urumvira Imana cyangwa uriyumvira, wikumvira n'abagutegeka gusa, kandi bari gukujyana igashora, bari kugushora? Isomo ry'uno munsi niriturebesha ahantu tujya twumvira abayobozi ba kiliziya, abakuru, ababyeyi. Rya tegeko rya kane nyine ry'Imana, urajya wumvira ababyeyi bawe. Ariko se umubyeyi wawe umwumvira gute? Umwumvira ute? Umuntu wese ashobora kumvira, ariko no kureba ngo uri kunyumvisha, uri kumbwira, ari kumbwira ngo njye hehe? Kumvira birakuganisha ku ijuru mu bugingo bw'iteka. Nibaze nanjye nibaze. Mubyeyi, ufata agatambaro kawe, kuko inkuru ngiye gukubwira ishobora kuza kugutera ikiniga ukaba warira, bityo uze gushobora kwihanagura, urebe nawe uko ujya wumvira.
ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo mu ruganda rumwe bahaye patro yarushinze umucungamutungo, umujera, nuko aramucungira. Mu gihe cyaje kugera, haza kuza umushoramari wari ufite amafaranga ashyushye, amafaranga menshi cyane, nuko ashaka kuzana ibicuruzwa bimwe muri urwo ruganda kugira ngo bitembere. Anemera ko agiye kubaha amafaranga kugira ngo yinjize ibyo bicuruzwa. Ngo uwo mujera ngo yagombaga kwinjiza imiti yo kuringaniza abana, gukuramo inda, birumvikana, preservatif, imiti, inshinge n'ibindi byose bikubiyemo, hanyuma agahindukira mu kubyinjiza akanamenamo amafaranga kugira ngo rwa ruganda rubyakire, ubundi rujya rumutangira gusa atanye amafaranga. Ngo hanyuma wandi wacunga uwo mutungo ngo akaba ari umukristo wundi w'indani neza yarahengamye neza mu idini ku buryo ibyo bintu atari kwemera byinjira. Nuko umushoramari amubwira ati nyaboneka yinjiza ibintu bundi ba amafaranga. Wa mucunga mutungo aramubwira ati nubwo hagira ute, idini ryanjye ndirinyemera kubikoraho, rero usubye ibintu byawe ntabwo ushobora kwinjira aha ngaha muri Uganda. Nuko bishoboke ko umushoramari yagiye kwa patro nyirizina amubwira ko serivisi araje gusaba, amafaranga araje kwinjiza. Uwo mucunga mutungo yanze ko yinjira muri urwo ruganda kubera ngo idini rye ritayumwemerera. Nuko igihe kigeze, patro atumiza jera ati bite kutari kwinjiza ibintu kugira ngo twibonere amafaranga. Nuko wamujera n'undi aramubwira ati umva patro, wambaye akazi ariko idini ryanjye ntirinyemera gukora kuri iyo bintu, ntirinyemera kwinjiza biriya bintu nk'umuntu washinze umutungo. Uriya mutungo sinshobora kwemera ko wakwinjira hariya kuko ntabyemerewe, idini rirabimbuza. Nuko patro ngo aramubwira ati umva rero, nguhaye iminsi 3 ugende witekerezeho, uzagaruka unzanira igisubizo, urahitamo gusinya biriya bintu bizinjire mu ruganda ubundi twibonera amafaranga, dore ko ari wowe ugomba gusinya, cyangwa urahitamo uve ku kazi, ubura akazi, cyangwa wemere usinye. Iminsi 3 nguhaye. Nuko wamujera ngo aragenda abitekerezaho ati koko iminsi 3 biragenda bite. Ngana abatekereza ukurikije ko uyu mujera hakura umugati, nahakura amafaranga yo kurihira abana b'ishuri, nahakura ibintu byose akenera buri munsi, kubera aka kazi kamuhemba ku buryo bushimishije, uko agiye kubigenza. Nuko jera ngo aragenda koko yongera aritekerezaho ku bukene yari afite, ku bibazo yari afite, uko aka kazi kamugejeje ahantu heza, none akaba agiye gukabura uko aza kubigenza. Nuko umunsi wa 3 uragera, asanga patro muri biro amuzaniye igisubizo. Ibintu ni bibiri, ni ugusinya cyangwa no kuva ku kazi. Nuko agera imbere ya patro. Nawe utekereza igisubizo ha patro ukurikije ibibazo urimo, ukurikije akaga urimo, ukurikije ubukene urimo, uko wabigenza cyangwa ukurikije uko wabigenje. Nuko aramubwira ati patro, mpisemo gusinya kubera ko nsanze aka kazi nkavuyeho nakwiba, nabaho nabi, mpisemo gusinya. Nuko ngo amaze gusinya ko bya bintu bigiye kwinjira muri rwa ruganda, ya miti n'ibindi byinshi cyane bigiye kwinjira muri rwa ruganda. Nuko amaze gusinya, patro ahita amuha n'indi baruwa, ibaruwa yo kumusezera ku kazi. Wamujera ageze hirya, dore ko yari yiteguye gukomeza noneho akazi akagakora ashishikaye, atangira yibaza impamvu amwirukanye ku kazi kandi yari yemeye ibyo patro yaramubwiye. Ati kuki unyirukanye ku kazi, kuki unyirukanye ku kazi, ari no kurira aboroga. Nuko patro ngo aramubwira ati umva rero, uri umuhemu, uri ngundi yo bwese koko, umuntu nkawe ni ndamufata urugero rw'ubukristo koko. Narinzi ko ari wo mukristo, narindi mwiperereza tanze umukandida, narinzi ko ari wo ngiye gutanga mu bantu bagiye guhagarara uruganda rukomeye maze gushinga, nkaba ngo haye promotion. None koko umuntu umeze nkawe utari seriye, uhindagurika mu migire yose, niwo nashinga ibintu bikomeye. Najyaga ngira ko uri umukristo, none sanze koko uwo umukristo bitewe n'ibintu, bitewe n'akazi, ahubwo nasanze ari umupagani w'umwisho, wari uri mwigeragezwa kuko twari tujye gukwimurira ahandi ukaba umuntu ukomeye. Ngaho natekereza umuntu uzahindagurika ku myanzuro yafashe y'ubukristo, uwo muntu ntakongera kumwizera, nta kintu wamushinga. Umuntu uhindagurika nkawe nta kintu wamushinga. Ejo n'ejo bundi bazagambanira uruganda, naragutoye nzi ko ari wo mukristo w'indani, none dore urabigaragaje koko umuntu nkawe w'inyangamugayo ukemera gusinyira urupfu ko rwinjira mu ruganda, uruganda rwanjye, kandi aricyo naragutoreye kwitwara neza, kubungabunga no gukumira ibishobora kwangiza uruganda.
none ko kwemeye kubisinyira nuko wa mujera atahababaye kuko ari akazi arakabuze, ari icyizere arakibuze, byose bimushizeho kuko yemeye kwinjiza urupfu mu ruganda, yemeye kugambanira uruganda kandi yarari mu igeragezwa. Bayoboke b'Imana, Yezu Kristo akuzwe. Nawe ibi byakubaho nanjye byambaho, ubwo twese turi hano ku isi akenshi tugenda duhindagurika, ejo ukaba umuhemu, ejo ukongera ukaba inyangamugayo, ukagenda uhindagurika mu migirire yawe. Reka dusoreze ku bintu bine biza kugufasha gutekereza uburyo nawe ujya wumvira abantu aho kumvira Imana. Icya mbere ni igipimo cy'ubukristo. Dusaba inema gutinjiza urupfu iwacu, kandi turi abakristo ugomba kwinjiza ubuzima, tukava mu pagani. Kakurya Nikodemu yavuye mu mwijima nuko akemera umwana w'Imana. Akenshi dukunze gusohora ubunyangamugayo tukimakaza imbere amafaranga yanda tuzanira ibintu, bya bintu byandavuye, bya bintu biza gutuzanira urupfu. Tukinjiza urupfu iwacu kandi Imana iduteye nk'abakristo kuzana ubuzima, gutanga ubuzima, byo batisimu, kuvuka bundi bushya, tukaba bashya, tukazinukwa n'imigirire ya kera, ubundi tukegera Imana, tukumvira Imana by'ukuri. Icya gatatu twazirikana ni za nyuguti kera twajyaga twiga mu Kinyarwanda ati iburizwamo imbere ya, ngo kuko Imana ishobora kuburizwamo imbere y'ibintu, bya bintu ugomba kwakira bikuzanira amafaranga, Imana ikaburizwamo imbere y'amafaranga, Imana ikaburizwamo imbere ya kanaka, wa muntu wakubera ikigirwamana, neza akaba uri gushengera ukaramushengerera, umutegetsi ukuzanira akantu, wa muyobozi ukuzanira akantu, wa mukoresha wawe, Imana ukagenda uyiburizamo imbere y'umukoresha wawe, Imana ukayiburizamo imbere y'aba bantu bakomeye kubera ko baguhaye akantu, Imana ikaburizwamo imbere y'ibintu. Nguko kumvira kwacu aho abantu benshi turi, uko twumvira bikaza kurangira tubuze inema z'Imana, tugasabira ibintu, bikaza kurangira byose ahubwo tunabibuze, ari akazi turakabuze, ari icyizere turakibuze, tukaza gutaha amaramasa. Icya gatatu mu kumvira, ongera urebe nk'umuyobozi za kashu ujya utera, za sinyatire ujya ushyiraho, ibintu byose ujya usinyira bikinjira iwawe, bimwe biba ari urupfu, ibindi ari ubugambanyi, ibindi ari ibyaha, ukagenda ubisinyira byose bikinjira iwawe. Nuko tukamena amafaranga ahantu, ariko imitima y'abantu iri gushenguka, imitima y'abantu iri kwangirika, nuko bikaza kurangira twakiriye ibintu dukiza bikomeye cyane bya hano ku isi, ariko imbere y'Imana twarakenye. Kubera iki? Agasuzuguro kw'abanyamugiyo bigiye ati tugende, ukagenda, tujya kwica, yego rwose ndiyo bwana, dukora iki, ugasanga ibintu byose urabyemera kubera amaso y'abantu, ariko imbere y'Imana uri umuhakanyi kandi byabamba. Icya kane twasorezaho ni uko abantu benshi twayobotse amadini aho kuyoboka Imana neza, ukitwara neza imbere y'idini, abakuru b'idini, abakuru b'ikoraniro, ukibomarika, ariko imbere hari gutambuka abakiranya nawe biracika. Nanjye kuvuga uri umupagani, tukagaragaza neza nk'abakristo inyuma, ariko turi abapagani bo mwisho, turi mu ngeso mbi, turi abafarizayi. Nibwo Nikodemo azaza nijoro akavuga ati ubu ngubu Yezu ndemera umwana w'Imana. Nguko abantu benshi twigaragaza turi abakristo inyuma, ariko imbere y'irari ry'ibintu n'imbere y'irari ry'abantu tukaba twagaragara. Ngaya amadini abantu benshi bagiye bayoboka, amadini yo kwiyerekana, kwibonekeza, ariko imbere y'Imana turi abapagani kandi byabamba. Muyoboke w'Imana, nawe uyu munsi urebe abo ujya wumvira, ibyo wowe ujya wumvira ni abantu cyangwa n'Imana. Ngwifurije amahoro y'Imana kandi urushaho gukora neza, ukora icyo Imana ishaka. Yozefu mutagatifu udusabire buri munsi. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Adimasi Mukoladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.